bisa nkaho bari kumwe bavuga ko iki kibazo wasiri kugeza ubu ngubu equipe ya Sport wabwira icyo abafana tugahera aho ngaho mu by'ukuri barakomeza banze wabwire n'ijambo rimwe then ni nabyo navugaga igikipe y'iyo Sport kubera kwirebera muri ubwo bushobozi butari bwinshi hari abantu batekereza ko ari ikipe isanzwe nari nicaye iruhande rwa Miki Junior amaze kureba amakipe menshi mu Fabrice wa Afrika yego n'umunyagana ariko yari hano muri stade Ankozo arambaza ngo dear my brother Wasi he didn't know my name yes arambaje ati dear my brother Wasi ndavuga nti brother do you really know me numva birantunguye cyane arambwiye ati iyi kipe kuki atariyo duhora tubona isohokera u Rwanda ko tubona ikomeye cyane kuko ni ikomeye cyane ndabaza ngo really are you sure what are you talking about arangije arambwira ngo niba koko iyi kipe iba ku butaka bw'u Rwanda ni igihombo gikomeye kutayibona mu marushanwa nyafurika arambwiye ngo narebye match ya Al Ahly narebye match ya Simba Sports Club narebye match ya Mamelodi Sundowns ariko nta kipe nimwe nabonye ifite ubushobozi bwo guhererekanya umupira gutya igakora ikintu cya kintu uri kubona cyanyacyo nyine kandi mu gihe cyanyacyo ndamubaza nti se nyuma y'ibyo sibyo byaba bimaze iki nyine arambwira ati iyi kipe mpindutse umufana wayo aka kanya kabiri mu marushanwa nyafurika namaze kubipostinga hakiri kare ko izabiri mu matsinda ikintu gikomeye wasira kirakomeye uri huse nambwe ni hey hold on ya pera twaramubonye muri libro ya nyine yageze yaravuze ati ariko ubanza narayobye yese ambwira ngo hey bro hold on nese ambwira ni hey bro hold on you are just lashing uri kwihuta ndambwiye ni uri kwihuta bro you are just lashing ndambwiye ni calm down tuza tubanze dukora ibyo tugomba gukora twereke rubanda rwose iki Rayon Sport ari bavandimwe inshuti zanjye twinjiye mu minsi 3 yo gutegura derby mwamubonye Suleiman oya naho Omar Nyingi mwamubonye Messi Propre Hadim Ndiaye mwamubonye by'umwihariko Captain Muhire Keve kuri burasari ye ku gitambaro cye kiba gisa umuhondo abanyere yagarutse ameze neza muratekereza iki ku cyumweru nudushya gusa muratekereza iki ku cyumweru birakomeye ese wazaza basate ku cyumweru wasiri uragaruka muri cya kintu waje ese kuri derby abareyo barabona iki muri stade Amahoro nibwo mugiye kubona umugenga w'iyi shampiyona ugena uko igenda nibwo bwa mbere mugiye kubona ikipe ntabwo nyinge njya mu magambo ngo nyaterane n'umuntu runaka oya iyi Rayon Sport murimo murabona yakinaga iyi match ibizi neza ko ifite match ya derby muri weekend mwabibonye uburyo yakinaga cyane ikigiye kuba rero ku munsi wo ku cyumweru nibwo mugiye kubona Rayon Sport ya nyayo Rayon Sport ya nyayo mu yindi sura Rayon Sport muzabona ku munsi wo ku cyumweru Rayon Sport muzabona ku munsi wo ku cyumweru biriya bintu byo kuvuga ngo iyi ngira irakenera umusifuzi iyi irakenera ibikibo ya ibifite byose bishoboka bikubwiye kare ikipe tuzakina ibifite byose bishoboka uzavuga ko waguye muri box ya Rayon Sport utahageze uzavuga ngo se bagwaye ku fritere ko nta mukinnyi wa Rayon Sport wagutega ape nizajya muri box ya Rayon Sport ni ahantu hatagatifu haterwa ndabikubwiye tumaze gukina match ebyiri sibyo Kirishiti tuzagarutse muri Rayon Sport mwabibonye match ya Gasogi match ya Gorilla izo kipe ebyiri ndi kukubwira imwe yatsinzwe yibwe indi ya kabiri yo yatumye ikipe iterwa amaga iyo kipe tuzakina byatumye iterwa amaga icyo mbabwira rero ni iki mureke ngene gutegura derby barazinya amakare kuri tuzinya kamera iki cyumweru kuri iki cyumweru ndabatumiye uwari uryamye nabyuke umukecuru uri ku miti naza inywere muri stade Amahoro umusaza uri kwicumba kabando nanyandikire mugurire nagasha ariko azaba ari muri stade Amahoro ndatumira buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport nibwo bwa mbere ndi kuganira namwe numva mbabaye
hari ibirego birenga 10 byose namaze gutegura ndimo ndandika ndamanuka nje gushyiraho akadomo ndatumira umusaza ndatumira umukecuru ndatumira umwana uri gukambakamba azane n'umubyeyi we umuhungu ufite sheri nawe bazane n'umukobwa azane na sheri baze duhurire muri stade Amahoro kuri iki cyumweru nshuti zanjye ni naho nsoreje tugiye guca akarongo tubereke umugenga w'iyi shampiyona niyo kipe mu Rwanda ageze mu matsinda y'imikino nyafurika mugiye gukonfirma Rayon Sport siyo yahageze cyane iyi kipe rero yageze mu matsinda y'imikino nyafurika iyi kipe rukumbi yo mu Rwanda Kafizi yasohoye no ku rutonde rw'amakreba akomeye cyane tugiye guca akarongo kuri iki cyumweru uramutse utsinzwe wahagarara ukemera ku maguru yawe ko APR yaba umugenga wa shampiyona tugatsindwa niye iyo muzakina mukandagira biragoye bibaye wahagarara ukavuga ati APR ni umugenga wa shampiyona y'u Rwanda biragoye bibaye biragoye bashyizemo imbaraga zose zishoboka kugira ngo ndabamenyesha ko information zose ziratugeraho bashyizemo imbaraga zose zishoboka niyo mpamvu ndi kubwira Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa hari abasifuzi babiri dukeneye kuri debe natabacucu anisamo international ko bidasanzwe kwihitiramo ni babiri ntabwo twe turi guhitamo dukeneye derby isifurwa n'umusifuzi mpuzamahanga umusifuzi ugirirwa icyizere kuri match mpuzamahanga naza sifure iyi match mpuzamahanga mwaribonye match ibanza habaye ikibazo gikomeye cyane cy'uko Rayon Sport yibwe penalty atari ikibazo cy'utayitanze ahubwo ari ubushobozi bwe butajyanye n'umukino bamuhaye stade Amahoro 45,000 yuzuye ugashyiraho match igenda kuriya sindenganya utaratanze penalty ya Rayon Sport oya mu nyumve neza ahubwo hari revu ugeraho bigasaba ko ugomba kuba warabonye ibintu bikomeye kugira ngo sifure match ikomeye niyo mpamvu ndimo ndasaba batuzanira umusifuzi mpuzamahanga umusifura match twifuza kuzajya dukina umusifura match za Mamelodi umusifura match ya Al Hilal na Yanga uwo ni we dukeneye wa muntu uri buze guhagarara buri muntu wese akaba yizeye ubutabera ubundi rero ndabatumira ku cyumweru kuza turebe dere ntabwo muherukaga ahangaha hase ntabahari abo basifuzi nyiri kuvuga barahari hano ku butaka bw'u Rwanda nari maze kubavuga navuze Cucuri navuze Samu Wikunda n'abasifuzi babiri barahari ku butaka bw'u Rwanda opinion yawe ishaka wapi ishaka wapi oya nabo ngabo abo ni bo bazakirwa abo ni bo wasireka tugushimira urakoze cyane abo ku ruhande wakwifuza ni nk'abandi kabisa asira urakoze cyane alright